nguhaye ikaze mu iki kiganiro ndetse ndashaka cyihute kuko tubazaniye breaking news, amakuru yihutirwa ndetse ari mu kuri. Nguhaye ikaze. Ko hatatu konde kama misumari nyweleze tuzitoke kichwani, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kurudi nyuma. Maga bibinjizemo rero bigenze bite tubivuge hano. Uyu munsi habaye navuga operation kambivuge gutyo. Yego. Iteye ubwoba aho haje iyo kajugujugu ku munsi w'ejo nibwo bambwiye uti Gasaro ntago mbonye umwanya wo gukora aya makuru atari ko ari kajugujugu iri kugenda izerera muri Minembwe atari ko nubundi operation ndi kuyikurikirana runono cyane mu mwanya muto rero umugabo witwa Magashi aya makuru akiyumva nawe ahise ambwira ati Gasaro nago twayararana nago bishoboka 05 bakoreshaga 122 bakoreshaga 155 izo ayo namoko y'imbunda arasakura. Yego. Noneho rero bararasa baravuga bati noneho rero adu yararangiye. Bavuze ngo adu yararangiye, indege nayo yarije gukora icyo bita gukubura cyangwa se kurangiza affaire. Wibagiwe n'amadrone. Yego. Byose byaziye icyarimwe. Yego. Kumva ubwo bararasa noneho rero indege nayo iraza. Indege ije rero kubera ko hari habaye sharing. Ari Ipfushe. Byongeye bari Ipfushe. Hari uburyo nyine urumva na drone cyangwa se n'abariya bose urumva na za drone n'abakomandinga za drone. Hari uburyo baba bareba umuntu ukora muvuma n'umuntu wapfuye bazi kubatandukanye kuko drone zirasa ku ntego ariko zirashisha abari muri command post ari mareba icyo drone ibonye nicyo nawe unda barimo kureba. Bavuze bati rero noneho ukuntu ibi bintu bimeze nago turi buva nituvana n'ubundi turashira kuko izi drone ziratugenda hejuru zitunera. Yego. Iyema 24 dukora wizidro ntago turi buyisige iratumara. Tayari ubwo ngobwe cyo bakoze bo hasi nk'abapfuye nyine baranarerembura. Abari kuri za drone bababona bakabona bapfuye. Yego. Naye mari 24 ije kureba ibona ni imirambo gusiri ku gasozi kubera ko bari bazi neza ko sharing yamaze gukora akazi. Ubwo rero ibyo byose birangiye nta kindi gikurikiraho hakurikiraho kuko hari ikiragihe babaje gucoma singe coma cinge coma singe weka singe coma none ugatangira gucoma babandi baryamye bakajorite bananiwe kuhigenda arazasarambwe n'abadobo kumuko baryamye gutyo ariko baryamye urumva ntago wamenya systeme baryamyemo. Yo ntago twayimenya ntago wamenya systeme baryamyemo ariko nabo bari baryamye bafite ibindi baryamanye my friend. Yego. Ibyo rero no kuvuga ngo baje cyagihiriri abadede bari imbere ku rundi ruhande urumva na hantu hagera muri hatatu hari Karingi na Bidegu na Biraro mbiri. Yego. Izo ni zanzira zerekera Minembwe ndetse n'izindi nzira zabaje gucekinga za area rero sasa. Yego. Bazi ko abantu bashize barangiye. Nta kindi kintu cyabaye abakunzi bacu, ikintu cyabaye nuko bahageze ariko wibagiwe ko banabyiniye. Kuri kukibagirwa abarundi na FRDC ngo abarundi na FRDC batubwiye Katanyama barangije ngo bagiye imbere ngo bakajya babyina bati turabarangije ibyo mwigize byose. Yego. Ufashe Remera kwerekeza mu Rurambo ni ibintu byari biboroheye no gufata Runingu no gufata bahita ngo iki hitiranwa ni Burundi bahita ngo iki kari agace kandi bakomeza za Ruvunge bakomeza za Sange hariya hose no kwanga ufashe Remera biriya bice bindi byose byari birimo AFC M23 byari kuba birangiye. Yego. Twibukiranye nuko nanone hari ubundi bwirinzi intara za Sarambwe zari zazanye kugira ngo babashe gucunga iriya purene do Ruzizi. Iyo rero bafata iriya Remera tayari byari kuba birangiye none bagahita bigabanya kuko hari abari baciye mu rundi ruhande rw'iburyo bagahita bigabanya bamwe bagakomeza badivasinga mu misozi miremire au plateau de Buvira abandi muri au plateau za Minembwe bakajya kurangiza Minembwe agafata n'ikibuga cy'indege bagafata na Mikenye hanyuma bari naburumva ko bari bageze za Bidegu na za Karingi na za Biraro mbiri gutese ko byananiye kubivuga.
inkuru mbare no kwituba mwabantu mwe ubu ngubu na ya morale yanjye nduva byanarangiye kuko ntekereje ibintu byabaye hariya umuntu akakubwira aya makuru hanyuma turaje tureba makuru ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com. Hitamo GASARO ntago uzicuza. Bakunzi bacu turabasuje omerere mu mpande zose z'isi mwebwe mu kuganira tubagezaho umunsi ku wundi kuri Magash TV na GASARO TV nibisanzwe ndetse nzi neza ko mu mukunda cyane nkurikije ibitekerezo byanyu na comment mugenda muduhereza umunsi ku wundi. Maga nguhaye ikaze mu iki kiganiro ndetse ndashaka cyihute kuko tubazaniye breaking news amakuru yihutirwa ndetse ari mukuri. Nguhaye ikaze. Ngo hatatu konde kama misumari nyweleze tuzitoke kichwani hatuwezi kurudi nyuma hatuwezi kurudi nyuma Ipfushe twirwaneho ni lazima tusonge mbele na kisekadari wa wananchi pamoja na wazarundi hatuwezi kurudi nyuma. Umva twagiye GASARO na Magash TV mwenyewe twahageze. Niki gikuye inyamaswa y'inkazi mu buryamo rero? Yego niki Magashi Minembwe ibintu bimeze bite mu Minembwe ko hamaze iminsi yigaragambya ngo biraro mbiri ngo urabona ngo Puezero ngo urabona ngo hariya ngo Rwitsa nkuku ngo urabona ngo kwa Murima ngo urabona ngo Karingi turaje tuyabahe abantu baje bareka ibintu byo nk'ibyo ngibyo amakuru agezweho uyu munsi rero ngo habaye ikintu nakita amateka habaye imeruka ku badede n'abatanzania ni imperuka ejo twarababwiye GASARO ejo wenda ntago nabonye ukuntu ngora ikiganiro neza ariko ejo nyimara kumva aya makuru nyimara kumva ngo kwa Murima bimeze bite nyimara kumva ngo mu Karingi ngo intare zasaramwe ngo za polisi ngo zibonye indege ngo ya daje iyo ndege ya daje ni iyihe iyo ndege ya daje rero bamwe ravuga ati ni MI24 kuko ngo iyi ndege twarayivuze indege imwe yashwanyukiye Kisangani hanyuma rero iyi ndege nayo ikaba yaje kuza kugira ngo birukane intare zasarambwe n'amadubu muri iriya misozi yose ndetse babakure n'Iremera. Byaje kugenda gute ko twabonye koko hari defense zimwe intare zasarambwe n'amadubu zavuyemo byaje kugenda gute niki kibaye ku badede niki kibaye ku batiza niki kibaye bigeze bite Maga bibinjizemo rero bigenze bite tubivuge hano. Uyu munsi habaye navuga operation kambivuge gutyo iteye ubwoba aho haje iyo kajugujugu ku munsi w'ejo nibwo bambwiye uti GASARO ntago mbonye umwanya wo gukora aya makuru atari ko ari kajugujugu iri kugenda izerera muri Minembwe atari ko nubundi operation ndikuyikurikirana runono cyane mu mwanya muto rero umugabo witwa Magash aya makuru akiyumva nawe ahise ambwira ati GASARO nago twayararana nago bishoboka aho haje kajugujugu reka nyagutange ndabizi ko nawe oyatangira reka ni wowe moderator tangira ubu ngo bari kuryatwa Magash arumva ari wayavuga ariko reka yatangire neza haje kajugujugu iyi kajugujugu rero ngo ari kajugujugu iteye ubwoba aha abasore nabo bayibonye baravuga bati ntago dushobora kwihanganira kurwana kubera ko twe dufite impamvu turwanira ntago iduteye ubwoba byagenze bite rero aho ngo hari yaje n'ibifaru ndetse abadede aribo bari imbere bati uyu munsi turakubita amadubu n'ama 23 ati turasigara imirambo gusa haje rero ngo icyo bakoze icyo bita wowe urabyumva neza icyo bakita sharing
iyi kajugujugu yaje ngiri gusheringa biteye ubwoba. Hanyuma icyo abakomando baba 23 natwirwaneho bakoze ni kimwe, baryamye hasi bagize iki bisubiramo kuko babikubwiye mbyumva banze bivuge. Baryamye hasi kuno byageze no kuvuga ngo baje intara zasa no kuvuga ngo ubundi bari aba Tanzania nibo baje ari nka ma instructor, ariko bariya ngo barasira mu ntera ya kure. Yego, mu ntera ya kure no kuvuga ngo baba bakoze icyo bita sharing rero bakoreshaga za 120, bakoreshaga 105, bakoreshaga 122, bakoreshaga 155. Izo ayo namoko y'imbunda arasakura. Yego, noneho rero bararasa baravuga bati noneho rero adu yararangiye. Bavuze ngo adu yararangiye, indege nayo yarije gukora icyo bita gukubura cyangwa se kurangiza affaire. Wibagiwe n'amadrone Yego, byose byaziye icyarimwe. Yego, kumva ubwo bararasa noneho rero indege nayo iraza. Indege ije rero kubera ko hari habaye sharing, habaye ikiriro. Intare za Sarambwe n'Amadubu aho ngaho ku musozi aho barasaga bagize gutya nabo baripfusha. Uvuga ngo baripfusha ariko baripfusha byongeye baripfusha. Hari uburyo nyine urumva na drone cyangwa se n'abariya bose urumva na za drone n'abakomandinga za drone. Hari uburyo baba bareba umuntu ukora muvuma n'umuntu wapfuye bazi kubatandukanya, kuko drone zirasa ku ntego ariko zirashisha abari muri command post arimo areba icyo drone ibonye nicyo na wundi barimo kureba. Rero bakimara gukora za sharing tayari ubwo ngubwo bo babonye ko babarangije. Hanyuma drone nazo zigenda zigiye guhorahoza. Hanyuma rero nyuma ya drone hagiyeyo na Mi-24. Ubundi iriya ndege birimo biravuga ko ari Mi-24. Ntago birasobanuka neza kuko iyi ndege ni helicopter ifite za anti-missile. Urumva yego, iyo ndege ni indege ikomeye. No kuvuga ngo ni indege nayo ishobora ifite ububasha yifitemo nayo ubwirinzi bwa misiri. Yego niko bimeze. Ni indege yifitemo ubwirinzi bwa misiri. Ni indege ya advancinga, ni indege ujya kumva niyo ica nko mu misozi wajya kubona ko kuri hejuru. Hari n'igihe wagira ngo nta nubwo ivuga, ariko abayibona nabo baba bashinzwe kuyibona. Rero mu nyemerere mbabwire ngo habaye iki. Ikintu cyabaye nuko intare za Sarambwe n'Amadubu bakimara kubona izo sharing zose bavuze bati rero noneho ukuntu ibi bintu bimeze ntago turi buve nituvana n'ubundi turashira, kuko izi drone ziratugenda hejuru zitunera. Yego, iyi Mi-24 dukora wizi drone ntago turi buyisige, iratumara. Tayari ubwo ngubwo cyo bakoze bo bahise bigira uturamba. Amajose barayanaga, kasike barabinaga, baryama hasi nk'abapfuye nyine baranarerembura. Abari kuri za drone bababona bakabona bapfuye. Yego, nayo Mi-24 ije kureba ibona ni imirambo gusiri ku gasozi kubera ko bari bazi neza ko sharing yamaze gukora akazi. Ubwo rero ibyo byose birangiye nta kindi gikurikiraho, hakurikiraho icyo bita gucekinga area. Yego, gucekinga area rero ni hahandi nyine ubuvuga uti defense nayifashe cyangwa umusozi nawufashe n'abariho bose nabishe, reka ngende wa wundi kajo muhorahoze, kuko hari ikiragihe babaje gucoma singe coma cinge coma singe weka singe coma. None ugatangira gucoma babandi baryamye bakajorite bananiwe kuhigenda, cyangwa se niba hari n'undi uhanga w'igihumeka baba bagomba kumucaginga. So haje kuba ikirero bakunze ba Gasaro na Magashe TV. Intara za Sarambwe n'Amadubu kumuko baryamye gutyo, ariko baryamye urumva ntago wamenya systeme baryamyemo. Yo ntago twayimenya, ntago wamenya systeme baryamyemo. Ariko nabo bari baryamye bafite ibindi baryamanye my friend. Yego, ibyo rero no kuvuga ngo baje cyagihiriri abadede bari imbere. Ku rundi ruhande urumva na ahantu hagera muri hatatu. Hari Karingi na Bidegu na Biraro mbiri. Yego, izo ni za nzira zerekera Minembwe ndetse n'izindi nzira zishobora kuba zagombaga gutuma Remera ivamo. Remera ikaba ariyo nuze twavuga
kuko bakunze no kubivuga ko ari headquarter za AFC M23 kuko niho baca bajya Minembwe ni naho bashobora guca byoroshye bahita bafata Bukavu. Baje rero bya bikundi byose n'abazarendo n'abazarundi na FDLR baza baje gucekinga za area rero sasa bazi ko abantu bashize barangiye nta kindi kintu cyabaye abakunzi bacu ikintu cyabaye nuko bahageze ariko wibagiwe ko banabyiniye kuri kukibagirwa abarundi na FRDC ngo abarundi na FRDC batubwiye Katanyama barangije ngo bagiye imbere ngo bakajya babyina bati turabarangije ibyo mwigize byose akanyu kashobotse baza babyina basakuza nyine nk'abantu baje gucaginga kweri no gufata amafoto ngo baze kwereka abakunzi babo bavuga bati rwose noneho aduye twamurangije cyane cyane ko bahita bavuga bati ni RDF twarangije kugira ngo berekane neza ibikorwa ngo barimo niki hanyuma rero kwakuza babyina bakubita amadebe n'amafirimbi niki intare zasarambwe n'amadubu bo babaretse kwanza baraza babageramo ndugu yangu ikintu kije kuba rero nuko ibyo baryamanye ntumbaze ngo bari baryamanye iki ariko buriya hasubiyeyo bangahe kuko n'ibifaru babitaye muri iyi mirwano kugira ngo ube ko byakomeye ni ukuvuga ngo rero muri za advance urumva no kuza basakuza niki baje urumva ubundi iyo bari muri za advance cyane cyane nk'abari bafite ibifaru ubundi baza ari benshi ugasanga nko ku gifaru kimwe hariho nka company ikikinga inyuma abandi bagenda ku mpande somera byari ibifaru bingahe gasa bagaragaza ko ari ibifarugo bigera muri 3 drone 5 ngo zabaye tombi yego ahangaha rero ni ukuvuga ngo za drone 5 zabaye tombe hanyuma rero bya bifaru byo babifashe bizima nta nubwo byo bana bitwitse hanyuma barabahingaguye ntabwo ugenda bibone ukuntu mbibabwira ndabibabwira gute ko inkuru mbarira nituba mwabakunzi bacu barabarashe barabishe ni ukuvuga ngo baje bazi ko bo uyibaza nayo kuza uje guhorahoza umuntu bishoboke ko bari bazi ko mbese nta n'uwabasha no kwinyagamba ntawe kubari mu yandi magambo bari biraye bazi ko akazi bakarangije kumbe babahungu tayari bo bipfishije bababyukiyemo rero ntumbaze ibikoresho bari bafite amakuru mfite nuko ngo nudusubiye ngasubiyeho kamwe ngo kandi natwo tugiye ngo twasandaye ku buryo bari bagenda batoragura nk'abatora isenene ariko imirambo iruzuye drone 5 karasi hasi ibifaru 3 byo byafashwe matekwa mu kanya turaza kubereka amafoto gasa komeza none se ubu si ibintu ugiye mbivuge gute ko byanyobeye ibi bintu n'ubwa mbere mbyumvishe none se iyo operation iritwa ngo iki bundi umuntu akemera kwigira karambo se ko nzika kuka gasohoka operation Ipfushe operation yo kwipfusha iyo operation hari abantu bari bayumva ukipfusha na M24 ikaza kavuga ati abantu barangiye kuko bari aba M24 nabo bafite amajimeri ari internationale areba bakabona koko abantu barangiye kandi bari babizi neza ko barangijwe n'iki na sharing tayari rero ubwo ngubwo baje baraza avuga ati tugiye kubiraramo tubarangize kumba abana bose baracyari tayari anabyina ati turabarangije ndetse ni bande barangiye ubu tuvugana rero biriya bice byose intara zasarawe zirimo zirabavudukana ntabwo tuzi ngo biraza kurangirira hehe muze gutegereza tuze kubazanira amakuru yandakurikiyeho ari cyo kintu nibuka ejo bavugaga ko Bidegu na Karingi ngo hageze umusada wa 23 bigaragare ko bari bazi bashobora kuba ibutasi bwabo bari bazi ko uyu munsi bashaka gukorwamo bakabanza koherezayo iki umusada cyane oya no kuvuga ngo gasara kuntu byari bimeze no kuvuga ngo ubundi gahunda ya FRDC coalition muri rusange nabo bose tuvuze yego coalition muri rusange bo ikintu bari bagamije ubundi bagombaga gufata Remera
hanyuma bamara gufata Remera kwerekeza Minembwe ni ibintu byari biboroheye nko kunywa amazi. Yego. Ufashe Remera kwerekeza mu Rurambo ni ibintu byari biboroheye, no gufata Runingu, no gufata bahita ngo iki hitiranwa ni Burundi, bahita ngo iki kari gace kandi bakomeza za Ruvunge, bakomeza za Sange, hariya hose no kwanga ufashe Remera, biriya bice bindi byose byari birimo AFC M23 byari kuba birangiye. Yego. Twibukiranye nuko nanone hari ubundi bwirinzi intara za Sarambwe zari zazanye kugira ngo babashe gucunga iriya purene de Ruzizi. Iyo rero bafata iriya Remera tayari byari kuba birangiye, none bagahita bigabanya kuko hari abari baciye mu rundi ruhande rw'iburyo, bagahita bigabanya, bamwe bagakomeza badivasinga mu misozi miremire au plateau de Buvira, abandi muri au plateau za Minembwe, bakajya kurangiza Minembwe agafata n'ikibuga cy'indege, bagafata na Mikenye, hanyuma bariya nabo urumva ko bari bageze za Bidegu na za Karingi na za Biraro mbiri, bagahita bazamuka bafata Remera, tayari bahita barangiza deal zose. Byaje kuba batakuwa amazi. Intare za Sarambwe nazo zamaze kubimenya, ziravuga ati rero niba twambura hanga karaba katubayeho. Niyo mpamvu rero na cyagiye bava za Rwitsa nkuko bakora withdraw na Puezero, tayari ubwo ngo FARDC n'ubundi muri ya CCRF, n'impamvu na CCRF bayishe kwari ukugira ngo n'ubundi CCRF izajye kubaho bafite bya bice by'indege by'ingenzi, ndetse banafite n'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Hanyuma rero niyo mpamvu bazanye izo ramforo zose, bakazana n'izo ndege zose n'izo drone zose, ngo bagikone ngo ikindi cyose cyuzuye drone, babona bazana baruzi, babona Barundi baruzi, babona Batanzania baruzi, babona ibintu byose, mbese ni ikibaya n'iki byose. Uko niko bavuye Puezero na za Rwitsa nkuko. Ariko baravuga bati none wangaho nituhava biraba biturangiriyeho. Niyo mpamvu rero AFC M23 nabo barimo bazana umusada, bari bazi kigiye kubabaho. Wa musada rero niwo waje kuba ukora amateka atarabaho. Shareka twikomereze. Ibi ndabivuga gute siko byananiye kubivuga. Inkuru mbare no kwituba mwabantu mwe, ubu ngubu na ya morale yanjye nduva byanarangiye, kuko ntekereje ibintu byabaye hariya, umuntu akakubwira aya makuru, hanyuma turaje tureba makuru y'ibihuha yo kwanjika Kayiko n'abandi ba Patrick Muyaya, urebe ahanga tuze kugaruka ngira ngo wenda mu cyiciro kindi gikurikiraho tuze kureba AFC yasohoye itangazo. Iravuga iti se ko amahanga yifata amapfubyi mu gihe abaturage ba Minembwe barimo bapfa. None dore ibyo babakoreye nabo. None rero bagati noneho rero n'ubundi twebwe barifata amapfubyi kugira ngo twe dushire, reka twitabare twirwane. Ariko ubu ngo babamanuye bakabafatana, urumva bakagira bibogobogo, induru zavuga amahanga agahaguruka, musubira inyuma n'ibiki. Intare za Sarambwe ubu ngo ni gute badashobora gusubira ibuvira kandi babona imirimo yo gukorera amahanga ngo yahagurutse. Ibi rero giye binanera n'umujinya. Hanyuma Magashi rero ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sonet 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje, ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nko kubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sonet 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com. Hitamo GASARO ntago uzicuza.